nje kubaganiriza cyangwa se nifuza ko tuganira amagambo ari mu indirimbo y'164 mu gitabo cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iragira iti nicaye imbere ya Yesu, nicaye imbere ya Yesu, mpabonera ihumure n'ahantu h'igikundiro, icyampa nkahibera. Iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. Kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo, niho nsiga ibimbabaza nkumva nduhutse rwose. Iyo nicaye imbere ye nkunda kumuganyira, nawe ababarana nanjye maze akampumuriza. Yesu mpumugisha wawe, dore ndategereje, ndeba n'imbabazi zawe, menye kunyitayeho. Umutima wawe Yesu nyeza nkubonerere, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Haleluya. Nshuti zanjye, nshuti bavandimwe, iyi ndirimbo itubwira neza ko kwicara imbere ya Yesu ari ahantu heza cyane, ngo ni ahantu h'igikundiro. Nanjye ndakwifurira kwibe imbere ya Yesu. Ni ahantu h'igikundiro, ni ahantu ubonera amahoro, ngo ni ahantu heza cyane, ngo icyampa nkahibera, icyampa nawe ukahibera. Iyo nicaye imbere ya Yesu nimenyaho ubugoryi, kumuhanga amaso iteka niyo bimpa gukiranuka. Kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo, ngo niho nsiga ibimbabaza. Birashoboka ko nawe mwene data aho waba wicaye nawe kano kanya aho ufite ibikubi biri kubabaza, ariko icara imbere ya Yesu, umubwire amaganya yawe, umubwire ikikubabaza cyose, Yesu nawe arakumva. Iyo nicara imbere ya Yesu nkunda kumuganyira. Ganyira ibibazo byawe byose, Yesu arakumva. Ganyira ibibazo byawe wicaranye na Yesu, arakumva kandi arababarana nawe. Ngo nawe ababarana nanjye, nawe ababarana nanjye, maze akampumuriza. Haleluya. Maze akampumuriza. Nawe ndakwifuriza ngo wabarane nawe maze aguhumurize. Haleluya. Igitero cya nyuma kiravuga ngo Yesu mpumugisha wawe. Iyo wicaranye na Yesu noneho umusaba umugisha, Yesu akemera ko byose ibibazo bikugeraho, ariko abakubikiye umugisha. Dore ndategereje, ndeba n'imbabazi zawe Yesu. Haleluya. Nawe tegereza, arakureba imbabazi. Umutima wawe Yesu. Yesu aguha umutima we. Umutima wa Yesu hahoramo impuhwe, umutima wa Yesu hahoramo amahoro, umutima wa Yesu habamo umugisha. Nyeza nkubonerere, mpanagura nere nkubonerere data. Bigaragarira abandi yuko mporana nawe, bigaragarira abandi yuko mporana nawe. Iyo ubanye na Yesu, abantu bose bibagaragarira ko nawe ubana na Yesu. Mwene data, nawe birashoboka ko waba ari cyo wasezeraniye Imana. Igihe ni iki ngo wibuke, ongera utekereze icyo Imana yagukoreye. Birashoboka ko waba uri mu gahinda, ariko kituma utareba ibyiza Imana yagukoreye, kituma utareba byinshi byiza byatambutse Imana yakurengeje, byari gutambukana ubugingo bwawe, byari kujyana ubugingo bwawe kandi utiyejeje. Uyu munsi agahinda kose waba urimo, menya ko kazashira, menya ko katazahoraho, nta mvura idahita. Umva icyo Imana rero igushakaho. Iti ibibazo bitatu nshaka kubaza we mwene data unkurikiye muri kano kanya. Ese wowe wasezerana iki Yesu? Ese wowe Yesu? Ntunsubize, wisubize. Ese wowe ntacyo ufite cyo gukorera Yesu?
umva mwene data nkubwire icyo Yesu agushakaho. Icyo Yesu agushakaho turasoma muri Mika 6:8. Mika 6:8 haragira hati, dusome mu izina rya Yesu. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Yego mwene data, Yesu yakweretse icyiza icyo ari cyo. Urabizi icyiza, urabizi n'ikibi. Yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo nshaka kukubwira mwene data, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Haleluya, amena. Iri jambo niryo nabateguriye uyu munsi. Icyo Uwiteka gushakaho se wacyumvise mwene data? Ntabwo ari ukwikebagura, ntabwo ari ukwara amajoro, nta kindi. Ni iri jambo wakubwiye ngo icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Ibyo gukiranuka urabizi mwene data. Icya kabiri ni ugukunda kubabarira. Umuntu we mwuka w'Imana arababarira. Umuntu we na mwuka w'Imana arababarira. Ese wabariye kangahe? No kugenda n'Imana yawe wicisha bugufiya. Amena. No kugenda n'Imana yawe wicisha bugufiya nicyo Uwiteka Imana agushakaho kano kanya. Bene data, ijambo rya kabiri Imana yampaye kubabwira ni ijambo riboneka mu rwa 2 rwa Petero, turasoma mu 6 tugere ku murongo wa 8. Haragira hati, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Dusubiremo, icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kugira inyungu nyinshi. Umurongo wa 7, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Amena, amen. Nshuti zanjye, iri jambo rirakomeye cyane. Iri jambo rifite umwuka w'Imana. Mu 6 turatubwira ngo icyakora kugira kubaha Imana. Iyo wubashye Imana uba urimo mwuka wera. Iyo wubashye Imana ugira umutima unyuzwe. Ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Icyakora koko iyo tugize umutima unyuzwe, iyo twubashye Imana, tukwemera mwuka wera akaba muri twe, tukubaha Imana, tukagira umutima unyuzwe, ngo kugira inyungu nyinshi. Kugira inyungu nyinshi, inyungu nta zindi ni ukuryama tugasinzira. Inyungu nta zindi ni ukugira umutima utekanye, ni uko twakira umwuka wera, ni uko twemeye umwuka wera akatuyobora, tukagira umutima unyuzwe kandi tukanyurwa n'ibyo dufite. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Mwene data, icyo Imana igushakaho ni ukugira umutima unyuzwe. Kandi ijambo rirakomeza kutubwira ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi. Mwene data, uracumuzwa n'iby'isi? Hari icyo wazanye mu isi? Mwene data, nkurikiranye, emerera mwuka wera akuyobore, unyurwe n'ukomeze, unyurwe n'ibyo ufite. Nk'uko aratubwira ngo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ese hari ikintu tuzavana mu isi?
umwanditsi umwe niwe wavuze ati biratangaje kubona umwana w'umuntu ahemuzwa n'iby'isi, ukaba uzi ko ufite amafaranga yatunga umuryango wawe mpaka mwitahiye, ariko ntabwo unanirwa gukomeza gukora mpaka ugeze ku mafaranga yatunga isi yose kandi uzi ko utazayamara. Mwene data, iyo ngibyo byatuma utabona ubugingo. Niba watunga amafaranga yatunga abantu bose b'isi yose ukayatunga uri wenyine, ese byaguhesha ubugingo? Oya. Kugira ubugingo rero ni ukugira umutima unyuzwe, kandi ukagira umutima mwiza, ukagira umutima ukunda abantu. Umutima mwiza uhabwa na Kristo uduha imbaraga. Mwuka Wera niwe udufasha kugira umutima mwiza. Umutima mwiza buri wese arawufite. Umutima mwiza buri wese yawukoresha. Umutima mwiza buri wese arawufite kandi arawugendana. Hano dusoza ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Haleluya. Ese bavandimwe bene data, ubwo tumaze kubona ko icyatuma ubona ubugingo atari ukugira ibya mirenge, atari ukugira amafaranga menshi yatunga abantu bose bo mu isi yose, ahubwo icyagutungira amahoro y'ubugingo, icyatuma ubona amahoro y'umutima ukaryama ugasinzira, ni ukwemerera Mwuka Wera akabayobora muri wowe, ukanyurwa n'uko umeze, ukanyurwa n'ibyo ufite. Kandi hano hadusoza tubwira ngo ubwo dufite ibyo kurya, mwene data urabifite? Niba utabifite ihangane, buracya ejo urabibona, kuko Kristo ariho kandi yakuremye agufiteho umugambi kuzamukorera. Twese turiho kubw'umugambi w'Imana, kandi buri wese afite misiyo y'Imana. Buri wese afite misiyo Imana yamushyiriye ku isi. Buri wese afite mission yamutumye Imana imurema. Bakristo bene data, nshuti z'umusaraba, hakubwira ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya, ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije. Birashoboka ko nawe waba udafite ibyo kurya, birashoboka ko nta n'imyambaro waba ufite ihagije, ariko hari ibyiringiro. Mu ijuru hari ibyiringiro, mu ijuru hari ibyiringiro, mu ijuru hari ibyiringiro ko Imana izakugaburira ejo, ko Imana izaguha imyambaro ejo. Mwizere ni umukozi w'umuhanga, mwizere ni umugabo w'umuhanga, mwizere ni umugabo ushoboye. Kandi hano ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Numara kubibona unyurwe nabyo, ureke umururumba, ureke kwifuza iby'isi, kandi uzabisiga. Haleluya mwene data, nshuti z'umusaraba, reka nsoreze aha, mbararikiye kuzakurya ikiganiro cy'ubutaha. Naho ubutaha, shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza? Yego. Nashaka imodoka ijyana mu mujyi. Yego. Urahagana hehe? Reba kuri WhatsApp ngiye kohereza location. Yego. Sawa murakoze. Sawa murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.